Namakuru ngiye kugezaho kuri ikidasamura mufi n'amakuru agendanye n'imisoro igiye kuzajya itangwa ahanga mu gihugu cy'u Rwanda. Umusoro w'imodoka ugiye kuzajya uva ku 50 kugera ku 150 nibura utunze imodoka. Ibi ngibi biramureba. Namakuru ngiye kugeza kuri kidasamura muvi. Niba ari ubwa mbere uhagezeho kandi subscribe kandi konzogera bizajya bigufasha kubona amakuru yacu ya buri munsi dukomeza kugenda tugukorera. Abadepite bemeje itegeko rishyiraho amahoro yakwa kuri lisansi, mazutu n'ibinyabiziga yagenewe gusana imihanda rigamije kwagura inkomoko yayo. Iryo tegeko riteganya ko igipimo cy'amahoro yakwa kuri lisansi cyangwa mazutu 15% by'agaciro kandi lisansi cyangwa mazutu ikiguzi cy'ubwishingizi n'icy'ubwikorezi. Biteganyijwe ko ku ruhande rw'ibinyabiziga bizajya byishyurira hagendewe ku bwoko bwabyo. Imodoka izajya yishyurwa amafaranga make na ifite ni ivatiri igomba kwishyura nibura 50,000 naho rukururana hishyure 150 buri mwaka. Ibinyabiziga bizajya byishyura amahoro agenewe gusana imihanda buri muri ubu buryo: ivatiri izajya yishyura 50,000, jipe ni 50,000, pickup ni 100,000, microbus yishyura 100,000, minibus nayo yishyura 100,000, bisi izajya yishyura 100, ikamyo yishyure 120, rukururana yishyure 120, rukururana no yishyure 120, naho rukururana nini izajya yishyura 150. Amahoro yakwa kuri lisansi na mazutu yakirwa kuri gasutamo hakurikijwe itegeko rya gasutamo, amenyekanisha kandi akishyurwa mu ubuyobozi bw'imisoro bitarenze 31 Ukuboza. Ku rundi ruhande ayakwa ibinyabiziga azajya amenyekanishwa kandi yishyurwe ku buyobozi bw'imisoro bitarenze kuwa 31 Ukuboza buri mwaka. Biteganyijwe n'ibinyabiziga bya leta y'u Rwanda ko iby'ambasade, iby'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, ibinyabiziga by'imiryango mpuzamahanga ifitanye amasezerano n'u Rwanda bisonerwa kugera kuri ayo mahoro. Depite Mukabunane Christine yagaragaje ko atumva impamvu ibyo binyabiziga byasonerwa kandi ari amahoro ajyanye no gusana imihanda. Buri kinyabiziga cyose kiwukoresha gikwiye kwishyura ayo mafaranga. Ati impamvu yo gusonera ibi binyabiziga ni iyihe? Ku bwanjye ndumva umuntu wese akoresha uyu muhanda cyangwa se uruhande yatanga ayo mahoro, yaba ari ibinyabiziga bya leta cyangwa se ibyo byose byarondewe. Ngewe numva nta mpamvu yo kugira abasonerwa ngo abandi batange ayo mahoro kuko umuhanda ukoreshwa n'abantu bose. Perezida wa Komisiyo y'Ubukungu y'Ubucuruzi Depite Munyangeyo mu binyabiziga yabyasonewe hagendewe ku mategeko mpuzamahanga, anemeza ko hari n'ibindi bishobora gusonererwa nyuma yo kubisaba binyuze mu nzira yagenwe. Ati ibyo avuga nibyo natwe twarabiganiriye, hari n'abari batangiye kuvuga ko bafite ubumuga nabo twasonera ariko tukavuga ngo hari abafite abishoboye. Ibyo bizajya birebwa n'abandi mategeko. Umuntu akeneye gusonerwa bikarebwaho, ariko ahangaha urebye bagendera ku mategeko mpuzamahanga baba barasinyanye nuko twabigennye. Ubwo nibazajya bagenda cyane imisoro tuzajya tuyibonera kuri litiro ya lisansi banyweye, ariko ku binyabiziga turabasonera. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari Igenamigambi ushinzwe imari ya leta Kabera Godfrey yashimangiye ko imodoka z'imiryango itari iya leta nazo zari zikwiye kuzajya zitanga imisoro. Urukiko zikwiye kuzajya zitanga imisoro. Ayo ngayo murayumvishije rero. Ayo makuru ni uyo nguko bimeze ku bijyanye n'imisoro. Nababwiye uburyo imodoka nini ntoya zizajya zisoramwo. Aho nabigusubiramo ariko ntabwo nasubiramo inkuru yose kugira ngo byibuza mu byumve neza kurusha mwabyumvishije mbere, n'uburyo bigiye kuzajya bitangwamwo cyangwa se imisoro igiye kuzajya isorwamwo. 50,000. Iyo ni ivatiri izajya isora 150,000, rukurana isora amafaranga 100,000, rukurana nini ishora amafaranga 150,000. Ibinyabiziga bizajya byishyura amahoro bigenewe gusana imihanda buri buryo. Ivatiri ni 150,000, jipe ni 50,000, pickup ni 100,000, microbus yishyura 100,000, minibus yishyura 100,000,
bisi izajya yishyura ibihumbi 100, ikamyo yishyura ibihumbi 120, urukururana yishyure ibihumbi 120, urukururana nini nayo yishyure ibihumbi 150. Nanditse ubikiye tuze gusana n'andi makuru mukandika.